Ige none se nakubeshye ahantu hose mba nibe hose ngiye kubona nkabona ngo isoko ntaho ritaba wa mugabo sari hehe uwe mugabo wanshingiye mu bana uhe nawe mu bana aronkingiye kandi tubizi ko mufite ese birakureba twarabibonye reka nkwishyure kuri phone yewe ntabyo reka nkwishyure umva murafite agiye murambona ese yabyemera gute afite amafaranga ese Sadum ubwo muheruka kubana we nawe bana nawe wewe ubana naye mbana n'umuntu ni mwabanye inde uyu ni umugabo ariko kubyo nanjye akora imyenda mo hano umuhanda urakuramo hano imyenda mike ntabwo ushobora guhinda kusura nshaka iki kuri kumbaza ibibazo n'ibyamu ariko wa mugani umva se uyu mwabanye mu nzimwe uyu nakubwe ko twabanye mu nzimwe mwari inshuti bahu wangu iki uri kuvuze ngo iki yes ibihe byiza mwese mudukurikira umunsi ku munsi ndagushimiye wakoze subscribe nawe utarayikora ubu nicyo gihe kugira ngo uyikore tumaze igihe kirekire nge na Sadunda twirukanga mu mihanda igiye itandukanye tumanuka imisozi twurira ibibaya tujya mu rutoki tujya mu shyamba hose imisozi tumaje kwirukana imyinshi aka kanya tukaba twageza hano noneho bisa nkaho ari mu isantere noneho Sadunda mbere yuko ngira icyo mvuga tuje kureba witwa nde tuje gukora iki mbere yuko nayo ngira icyo mvuga cameraman yerekana turi kugira ngo tugire ibintu none se iki kiganiro waberetse ahantu turi acishemo kamera acishemo kamera turi ubundi tubone gukomeza no kuvuga ngo tudatinze ahantu turi ntago napfa kuhavuga ariko abenshi barahazi ko Ige ari hatuye muri Gikondo ubu twaje ahantu bita Gikondo aho kwa Ige no kuvuga ngo ubushize Ige twakoranye ikiganiro avuga ko atuye inaha nawe namusanze twicara tukarana ikiganiro avuga ibibazo afite avuga buri kimwe naje kureba koko niba hatuye noneho hanyuma niba turi bujye mu rugo iwe niba turi bugenze gute yamishe ko hari umuntu wabana ashaka kumenya koko ibyo avuga niba ari byo niba atari byo simbizi noneho reka tugende gake gake tureba ahantu atuye nk'ubisanzwe nk'uko baturangiye ahaba turebe niba uwo muntu ko kuvuga nibyo nge nari impazi kubera ko hari uburyo mwabanyemo ibintu byinshi mpamvu nje ngo tugende jya imbere uhandangire nge n'ubwa mbere maje agomba guhinduka nibyo ibikuzanye uje guhindura umuntu kandi yarabyanze yanze guhinduka yarabyanze sinzi ngo bimeze bite gusa nyabara ubwa mbere aje kuri none se niba ndeba neza uriya nindi uri muraza mari kamerama utwereke Ige do aburetse gato kara gakapusa afite ni kura mwajyaga guhaha ni kura mwajyaga guhaha impande wowe na Ige aho twajyanaga Ige aha Ige tukuguyeho uje guhaha bimeze bite bimeze bishize nk'ubuse mwamuje hanga gukora iki erega ikintu cyambe tuba dushaka abasana bose nzajya gutonza njya kwisha muzajya muhaza buri gihe cyose kudukubita nese bashaka kudukubita shaka kurwana mumbarire mumbwire ntumurobwe ko ndi hano ninde wari waraduhisha turavuga tureka tuze turebe karitsiye tuyemo imyembe nangahe imyembe ko muhenda se nangahe unangahe 200 700 sinzi ko 200 da surumva bahenda wumvaga ari senkani babarira nawe nundekara sura ije kujya kwinjira urugero ngo 200 da ze ese umeze neza ariko oya ndenda kubaza igaha nk'abagore nk'abagabo nazagiye kugabanya wangaba warabuze ko sibyo byo kubara indi bikubwiye ese ko bataza ngo bagure mama uyu munatuye hano nabo bagize isoni yabakubita agira amahane nabibonye urabona n'umuntu uramubaza amakuru yakenda kwikubita munsi y'umukingo mwese mwashakaje bimwe muzima kwe tukurebe bane bagure nawe waraboze ubu waboze ikibuga ari izuba umuzima ndabona ari uwo nguwo wari uwonyine ariko nabonye hari imbere hakiri isoko nubona bitagukundiye tukomeza no mu isoko hirya nta kibazo turamuhahira kandi ari kuvuga ngo ni bibi mbese birakureba wa mugani nibagiwe byumva ndabyumva ubwo nabo takwishura ntango banyica Ige none se
nakubeshye hari ahantu hose mba nibeye hose ngiye kubona nkabona ngo isoko ntaho ritaba wa mugabo se ari hehe uhe mugabo wanshingiye mu bana uhe nawe mu bana aronkingiye kandi tubizi ko umufite ese birakureba twarabibonye sa tujyanye wanye tukireba hasi wa mugabo mwashaka iki ko tujyanye wanye tukireba we mwashaka iki twemere tujye mu rugo tujye kureba turebe wa mugabo Nahise nihana ariko ubundi uramenye urashaka ko banyica umva se none se n'ubwa mbere uje guhahira muri quartier ziwa ufite isoni isoni ziki waraninere oya ntango winereye cyangwa bari sofye ko uri muzima se Juma warizo kubaza ibibazo nk'ibi warizo kwihahira ahubwo aba bantu babona ute iyo bagushaka inama muri no quartier uhamaze nk'igihe kingana iyo usohotse abantu bose bahita baza bakuza cyane baba cyane se wowe kaza aho urangubitisha kugira ngo banyice Juma aguze umwembe isi yose yagushagaye ndabibona ute kamerama ibintu uri kubibona nitwarira imineke mbihorere Ige ndashaka kubaza ikibazo aya naza tunatembera kumeza agenda haha ese muratemberana kandi arimo arahaha uramubuza guhaha hani mwana sazi n'urugero mineke se nanga bakubwiye se umwe ni senkana hano ndaza kuhatura egikace ni nziza nako mutabizi wayateze ngakwishyurira kuri phone reka nkwishyure kuri phone yewe nabyo reka nkwishyure umva murafite agiye murambo ese yabyemera gute afite amafaranga ese Sadum ubwo muheruka kubana we nawe bana nawe wewe ubana naye mbana n'umuntu ni mwabanye uyu Sadum umuheruka muri 2024 yari umugabo yari umugore tubana njyewe wowe Sadunda abana na Yige mubana byari bimeze bite yari umugabo yari umugore twabanye yereka mwibariza ibibazo mwari inshuti ariko mwarabikoraga bya bindi gakogwe na Nyabutongo aho da Juma nge ndashaka kumubaza iyo kamerama Juma watabutse wakidemo urabona ari kwirukanga wagira ngo kamerama Juma ariko Juma kameramani nabanguke nanga ibintu byose Ige umva se umva nyine tukubaze nango umva se nyine twajya tuganiraho gatoya udusangiza amateka hano wimukiye muri ngenda shaka Ige uhunga izuba ni ukuvuga ngo ngenda shaka ni ukuvuga ngenda shaka kumenya hano turi ni muri quartier za Ige mwaba bantu bose bari inyuma hano iyo ubona bagushagaye ntagurya wiyumva ute uba wumva bimeze bite mba ari nk'ibintu bisanzwe nko kureba televiziyo kandi iyo usohotse baragushagara abari nshagara se abanye ndi umugeni nk'ukuntu uri umugabo ukaba kagamubisige urabizi ko ndi umugabo kurama ariko utwereka igitsina ufite hehe utwereka igitsina ufite mawe abenshi oya baburetse gato abenshi bakunda kukwitiranya ngese ni umugore ni umugabo ariko kubyo nanjye akora imyenda mo hano umuhanda urakuramo hano imyenda myiza ntabwo ushobora guhinda ariko wa mugani umva se uyu mwabanye mu nzu imwe uyu nakubwiye ko twabanye mu nzu imwe mwari inshuti ariko hari uburyo mwabanyemo abantu benshi babishidikanyaho ko wowe nawe hari uburyo mwabigenzagamo kuko twagenzagamo mwararyamanaga baryama he mu buriri Juma waje kubaza cyangwa twazanye uri muganga uri igiki icyo nshaka kubaza iyo mwaryamanaga we nawe wo Sadunda nawe Sadunda mureke turi kumwe n'abanyamakuru wibaza gusa turi uri kubara cyangwa ubara usubira maze byo gusa mubaze ese Ige twatangiye umwaka wa 2025 uracyari kwa kundi bari bakuze 2024 cyangwa byarahindutse oya 2024 2025 ni impinduka nshyashya impinduka none wazanye niziye kwari kubivuga wirukanga Sojya ngo nirukange nabishoboye reka ndabyibushye Ige Juma umva nyine tukubaze gatoya hari n'amashu umva Ige
umva ige nyine wowe reka tuganireho gacyane ujya guha byaso nugura inyanya se inyanya se ntabwo ndi bushaka guteka umunsi ndashaka udufuwe gusa udufu furuwi imbuto nje numvaga avuga udufu none se ko uruhinza aho utahu havuye hari umuntu ngiye kureba hari ikibazo nari nkubajije wita wirukanga ariko kugira ngo wenda dusoze ikiganiro kugira ngo tunakureke ukurikirane ibyo wari urimo natwe dukomeze gahunda zacu nakubajije oya nibyo harari nibyo ahubwo kamera mu iduka ry'abantu oya nibyo rwose atari kamera turi kubanza ahubwo icyo nandi kukubaza yige no kuvanga abantu benshi bazi yuko uri umukobwa abandi bakaba bazi yuko uri umugabo 2025 nicyo babasobanurira uburi igiki muri make bagereze bazabona impinduka ntabwo ushaka guhinduka se uyu mwaka ngo ube umugabo ko numva muri kushaka kunyurira cyane nkango ndamasikariye sindiki turi kukubaza uramba durubaho bangwiki uri kuvuze ngo iki Sadu mutangire niwe wazimuziranye muraziranye tuzana umva yike umva mvugire basi kura mu rukweto kandi rufunza gutyo rwarukuramo tutirutsa se kaba twirutsa ahubwo mva mubwire twebwe basi dusangize nk'iminota 2 yonyine amakuru yawe kuva 2024 abantu benshi bazi yuko uri umurezi bien sibyo ari umutinganye uri umutinganye niki wabwira abantu uri umutinganye amaki uri umutinganye amaki umugeye uri umutinganye ntabwo nikumbanye se katumva umugeye no umugeye niko bavuga umugeye uri umugeye excuse ndakwiyamye c'est Sadu uretse kamerama banguka kagiye mu kabari se noneho utaruze Sadu turagenza dute ikigaragara ige yatinye kubwira abantu icyo ari cyo anatinya kubwira abantu 2025 noneho ni igiki intego afite ni icyo duhishiye ni icyo ashaka kwereka abanyarwanda cyangwa Juma arashaka gukomeza bino bintu ariko akabihisha ejo nabonye bamupfukamishije bamusengeye ninde wamusengeye akayuza koko ubu nangize ngo none ni umupasiteri n'ababeshe wenda Manzira Innocent TV niza ariko ibintu byose mwakomeje kubibona ari murakomeza mugenda mubona ibindi ariko yige ntabwo ndi bumureke oya ngo yasengewe na shitani kayusi shitani kanyoka reka aririmbye indirimbo satani kanyoka reka nkubwire Sadunda Manzira Innocent ndetse na Sawasawa show icyo twababwira cyo yige nta kintu atubwiye ariko tuzakomeza dukurikira amakuru ye tumenye kizima tubonye nta kizima tumenye gusa turi muri quartier ze ikiza nuko tubonye aho yinjiriye tubonye naho yasohokeye hirya ikintu rero turakomeza tubakurikiranira amakuru mpaka kugeza igihe ngewe Juma yige nzamuva hari uko ahindutse uzamuvaho tuhareka wigeze kumujyaho se ndimujyaho ndikigori okay yes reka mbashimire rimwe mwamudukurikiye kuri Sawasawa show nkuko mubizi na amakuru abagiye atandukanye nk'ubu ngubu twari tuhuye na yiga ko turavuga ngo reka tubagezeho amakuru kugira ngo abanyarwanda mwese mwatangiye uyu mwaka mumeze neza mumenye amakuru reka mbashimire nge mwari muri kumwe nawe nitwa Ntibamwe Juma twari turi kumwe n'ikinyamakuru cya Manzira Innocent bakaba mwita Sadunda reka nawe abasezero ngewe ciao ciao tubifurije ishani hirwe muri uyu mwaka dutangiye ndetse muzawusoze amahoro kandi ibyo mwarahiriye kugeraho muzabigereho mukore subscribe like share na comment tujye tubana 5 ko kandi sawa